Ati umugore wanjye hano mu muryango ntacyo nari gukora kandi ari umukazana wanjye nawe ari umwana wanjye wa mukuru wanjye nura wundi ati imyaka 2 ni umukazana wanjye w'imfura yanjye nuko nyine naho bundi ari umusazi w'igikenya hasi mushize hasi ahita asimbuka agiye kuntema mpita nkutora nari mfite umwana mutoya ku kibero mbona niruka umwana mutema nemera guhagarara kugira ngo mfire umwana mbangura umupana mugani nuntima nayenda gutema ari mu gitondo ubwo nari mfite umusumba ngiye gutema ubwatsi bw'inka niho numvishe akayaga bataka manuka ngiye kumva urusaku ruhari nibwo nahuye na Saveri afite umupanga arambwira ati uhishira abarozi ndamubwira nti ndi bakurozi arambwira ngo reka nze nkubwire ansaba gushyira umupanga hasi ngo nawe uhashyire mushyira hasi mushyize hasi ahita asimbuka agiye kuntema mpita nkutora nari mfite umwana mutoya ku kibero mbona niruka umwana mutema nemera guhagarara kugira ngo mfire umwana mbangura umupana mugani nuntima nayenda gutema agerageza inshuro 5 umwana yanze kumvaho nareba hirya nkabona nta bantu bari buze kuntabara nagerageje uburyo ki nacika kugira ngo umwana arokoke nsubira inyuma mwereka ko ngiye kumutema nawe aranyegera umwana basigaye inyuma ikibazo naje guhura nacyo nuko nahindukiye ngasanga nundi nasize mu rugo nawe yaje ubwo nashakishiye buryo ki niruka kugira ngo areke wa mwana mutoya kuko undi we waruje we yari umusore nabonaga nawe yiruka kuko ntiyari kumufata yari umwana wiga mu 6 w'umusore yirutse aragwa aguye numva kayaga karaguye mpita ngaruka ngira ngo aramutemye yari umusore rero ahise abyuka nawe ariruka yahise agaruka twagiye mu mazu ahita agaruka inyuma n'umupanga ngarukana n'abaturage nza ntaka n'ibiti birebire kugira ngo turebe ko twamufata nageze hano hirya numva kayaga bavuga ko yishe n'undi mudamu ngewe umupanga yanyerekaga ari uriho amaraso ariko ntabwo nzi icyo yishe baje kumbwira ko ari umugore we yishe n'inka nyuma yaho numva ngo yishe undi icyo nakoze no gutabaza inzego z'umutekano mu gihe cy'inzego z'umutekano abaturage tubabwira kujya mu nzu abagabo batangira kwiyambaza ibinonko kugira ngo batagira gute atagira abandi bantu yica ariko umuntu wese yabonaga yamwicaga Saveri cyarasanzwe afite uburwayi bwo mu mutwe Saveri ejo mu gitondo twari turi kumwe mu rugo yaje mu rugo arambwira ati ndikumva ndwaye nti kuki utaje kunsura mubwira nti ko ntabimenye ndamubwira ariko ndazi wewe bana ngo ndarwaye nimugoroba niho naje kumva ko ngo yafashe imyenda aragenda nyuma yo kugenda bambwiye ko navuganye na nyina mu gitondo amubwira nti niho nagize ameze ati nyina niwe wambwiye ko bamusize kumuvuza aha bavugaga ko yitwaga Prosper kandi byo ngo avura mu dayimoni mu gitondo amubwira atariko ndabona ninjyayo ngasanga byanze ndakwiyambaza tumujyane kwa muganga ashobora kuba ari ubwenge bwaturunye nyina mu minota nka 30 nyina kimara gutambuka niho nagiye kubona Saveri kera cyane nko mu myaka nari umwana muto cyane niyo negeze numva rwara abazimu ariko nyuma y'icyo gihe yari umugabo uhahira abana uba mu rugo uganira n'abandi bantu nta bindi bintu twari tumuziho uretse umusibo wejo yambwiye ko arwaye yari umuntu uragira agahinga akagira ate ibyo ntabwo twari tubimuzi yahinga arwaye tubwira muzee ndikirano n'umwana wanjye umwana we n'umubyara wa mukuru wanjye bo yigeze kwirukansa nyina ageze hano yirukankira mu nzu yanjye ndakinga Saveri aneme insere 3 z'inyamuntu data arakiriho na data wacu ndagenda ndabwandire umuzukuru wanyu anemye munyo zanjye ngiye kumujyana kwa Shushefu aturiya mwana n'umutombotsi n'umujyana
nta n'icyo uzamukuraho, umuntu ndamureka. Biraza kabiri arongera afatwa n'indwara, tumujyana ruguru ya tumuhetse kwa Kamunazi amuha umuti aranywa, ubwo turaza atambuka nk'imyaka 4, yongeye gufatwa duhuruza Rwamenyo ngo ni umuvuzi w'igihanga uba Kamembe, araza niwe wabaga mu rugo, Rwamenyo niwe wabaga mu rugo ndiwumva. Ahejo bundi atamukana umupanga hano mwembe wanjye agenda wugira atya ngo nubwo ngiye gupfa ngo abandi bazangurikira. Yatumye umugore wanjye hano mu muryango, ntacyo nari gukora, kandi ari umukazana wanjye, nawe ari umwana wanjye wa mukuru wanjye, nuriya wundi yatumye akabiri ni umukazana wanjye w'imfura yanjye. Nuko nyine naho ubundi ari umusazi w'Igikenya, yagiye mu mbati ya mukuru we igerera hano, arayandagura arangiza. Abasirikare bamureba baraza baramuga bati ubu si mu gusarura, abandi atoya barakubita, twagize ngo yapfuye, bamujyana Nyakabuye arafungirwa. Uwamukuye mu iyo nzu ni uyu mugore we uri aha ngaha wagize n'Imana, akaba yigire ku kazi yahaba niwe yapfuye. Yamutemye rwose ndeba mpagaze mu muryango wanjye, inzu yazabona mpangiye yanjye ngiriya, yamutemeye aha mpagaze mu muryango sene kumwegera, ntacyo nari gukora. Urumva nk'umuryango murifuza iki nyine leta ibafasha iki? Ngo turi abantu b'umuryango, afite abana mu Bugarama 4 b'abahungu, ni ukubahamagara bakaza kugira ngo bashingure se na mukase. Afite abuzukuru banjye Kigali 2 babyarwa n'uriya mugore wundi yishe Patricia. Imiryango twayitumyeho nyine kugeza nimugoroba, imwe izaba imaze gusika kugera hano, nawe tukamenya ukuntu yameze. Icya kabiri, akiri umwana w'umwirabura ungana n'uyu nguyu, bari bubatse bakomeye, hari induru wumvaga yabaga mu rugo muri ibi bihe bari barimo ntaje. Saveri mu by'ukuri ko muzi ni umukwe wanjye, yakundaga abagore hirya hino, kuko uwo wapfuye yari umugore wa kabiri, ariko nyuma y'uwo wa kabiri hari abandi bantu 2 nabwo yari atunze, yari afite abagore 4. Kandi yari umukwe wacu pe. Yari umukwe wanyu by'amakimbirane nyuma yo kumurwosheje kugira ngo murugo agatongana? Ntabwo yatonganaga n'ukuri. Cyakoze amakuru twabimenye twageze mu kazi, ntabwo dutuye hafi, twagerageje natwe kwihutira kugera hano. Baduhaye amakuru ngo ko aturanye ngo n'abantu ngo bamushambagije ngo kwica abantu, ariko koko ntabwo yanywaga itabi, yanywaga ibiyobyabwenge. Koko wareba ugasanga hano hantu batuye hari umuntu wamushambagije kwica abantu, kuko ntabwo byagombaga kubikora. Niko amakuru baduhaye mu nzira tunahamagara, batubwiye ngo hari umuntu wamushambagije abantu, ngo kandi ngo bagira bate ngo bazinde ni umuntu wamushambagije. Inkuru y'Icyamugongo twayakiriye nabi cyane, ubu nta ngufu dufite, nta n'ubwenge, urabona ko twabaye ibinyabwenge by'ukuri. Uretse ko gusa leta yacu dufite y'ubumwe n'amahoro, kumva yatemye abantu agatema n'inka yahawe yagira inka, urumva ni ibibazo bikomeye cyane, n'abandi yari no kubatema. Ni uko tujye dutangira amakuru ku gihe, badutabare abantu batarapfa. Umuryango murasaba iki rero? Umuryango ni ukutumenyera ziriya mfubyi uweragiye asize abana bangahe? Asize abana 4. Amakuru yawe? Amakuru ni meza, ariko kugira ngo tubwire uko wumvishe inkuru y'akababaro. Zari nka saa 12 za mu gitondo, naho batubwiye ko nagize Saveri yishe umugore. Tugerageza kuza kureba uko bigenze, dusanga afite umupanga. Dusanze afite umupanga, twirukankaho, natwe tugerageza kugira ngo tumufate, biratunanira kuko ari afite umupanga. Noneho abantu benshi dufata amabuye
tukajya tuyamutera kugira ngo turebe ko nibura hagira imufata akikubita hasi wenda tukaboneraho kumufata mu kutwirukanka hora dusubiza inyuma n'umupanga nibwo yahuye n'umukecuru witwa Beatrice ahita ko aramutema twe turi kwirukanka turongera dusubira inyuma tujya gutabara dusanga arangije kumutema ubwo rero twagumye kuri urwo rugamba rwo kugomeza tumutera amabuye aramanuka ajya mu rugo arikingirana kugeza ubwo ubuyobozi bw'igihugu buhageze. Mu buzima busanzwe bwa buri munsi ngira ngo nta kibazo bagiranaga. Ari nka saa 12 za mu gitondo naho batubwiye ko nagize saveri yishe umugore, tugerageza kuza kureba uko bigenze dusanga afite umupanga. Dusanze afite umupanga twirukankaho natwe tugerageza kugira ngo tumufate biratunanira kuko ari afite umupanga. Noneho abantu benshi dufata amabuye tukajya tuyamutera kugira ngo turebe ko nibura hagira imufata akikubita hasi wenda tukaboneraho kumufata. Mu kutwirukanka hora dusubiza inyuma n'umupanga nibwo yahuye n'umukecuru witwa Beatrice ahita ko aramutema twe turi kwirukanka. Turongera dusubira inyuma tujya gutabara dusanga arangije kumutema. Ubwo rero twagumye kuri urwo rugamba rwo kugomeza tumutera amabuye aramanuka ajya mu rugo arikingirana kugeza ubwo ubuyobozi bw'igihugu buhageze. Mu buzima busanzwe bwa buri munsi ngira ngo nta kibazo bagiranaga kuko wabonaga babanye neza nta bibazo byabaga muri uyu muryango. Nuko bafata ubuyobozi bwadufasha kurera aba bana.